Saya seropera kwa kimana hivi sasa.
isengesho Yesu abikangure nubwo mutayumva ariko nanjye nsengereyemo Yesu akangure iby'iwacu Yesu haleluya
ni ukuba waratahanye umwana abandi baratahanye tukarita. Nta bandi bantu bari bahari, nta duka ricuruza abantu, nta n'iduka ricuruza ibyishimo, ariko ibyo Yesu yabikoze ku giti cye. Nubwo utaye agaciro, ariko Yesu yarabikoze. Icya kabiri Yesu yakoze abandi badahari, ni igihe umuntu aba muri gereza iyo yonyine ikagira mu isuri ikazanamucura amahoro. Abandi agaciro ni abanyura kuri gereza. Hari igihe Imana ikubwira iti nkinze gereza, hanyuma ukagira ngo ntabwo ikoze ikintu gikomeye. Iba ikoze ikintu gikomeye. Sawa. Icya gatatu ni ukuba uri mu ideni, abantu bakagufata w'ijambo, yewe bakagira ngo ibyawe bizatezwa, wajya kubona ukabona Yesu araserutse arabyishyuye. Abantu badahari batazajya kugura Yesu abikemuye, akabikemura bukeje, akabikemura gahoro gahoro. Haleluya. Ikindi Yesu akemura buhoro buhoro ni ikintu bita ubukode. Umuntu akaba ari mu bukode, buri kwezi bakomanga, kundi kwezi bakomanga, kundi kwezi bakomanga, ariko Yesu akagenda akagikemura bucece bucece, akagenda guhayo kwishyura, ejo akaguha akabanza kakaba ari gatoya, ariko akakaguha, wajya kubona ukabona ashyizemo n'akaregisi. Ariko hari abantu babizirika. Ndakubwiza ukuri, iyi nzu niyo itari masima, niyo yaba idakinze wayijyamo karagitwi yawe, kabuti ndashyiramo n'ibikarito, ariko ntihagire uwongera kunesha umutwe. Ikindi Yesu akeneye ni ukuba umuntu yambaye gusa. Abantu bose baramwihoreje, abantu bose nta n'umwe umwitayeho, abantu bose bagenda bamunegura. Ejo akamukubita utubodaboda, bwaca mu gitondo akamukubita twa tundi two hasi, bwaca mu gitondo akamukubita twa n'ibitanda cyafite kubaho. Mana Mana twarundi Mana yawe warundi ruhagaze rugenda rukaruta ikararemi serivisa zigenda bakamucunamo. Mana ejo mu gitondo ikabimukubise ibubu, ikagenda ibubu yanga. Ejo mu gitondo ikamukubita imbaze, ikagenda imbazaniza. Ariko Mana yawe nawe akavuga ati Mana wagiriye neza. Umuntu muri kumwe kumarize mubwire uti hari ibintu Yesu yakoze muri kumwe nyine, hari ibintu uziranye wa Yesu.
imiryango yawe igahora n'abato bari kuzana Shama cyangwa bakazana Eliya ariko bahamagaye Dawudi biragutegeka basi Imana kwa kumusaba ikote na kava suka bakita abantu baje kutabura babasubije gusenga ahubwo nuko Yesu yabikoze bataha Nshingiye ku bintu Yesu yakoze tudahari nzajya naryo muzika nshingiye ku bintu Yesu yakoze abandi badahari ntabwo nzabura gukorera Imana ntabwo muzishima reka nsoreze kure kurutu rero bari bo mu muko bari bakizana bashitsi baraha reka mbagire inama ushingiye ku bintu Yesu yakoze abandi badahari nzajya ndayikorera ubabayeje ku kagari nibampamagara nzitaba nshingiye ku bintu Yesu yakoze imiryango yaratunaniye ukuntu Yesu ari uzi gutanga n'iminani ukuntu Yesu ari uzi gutanga n'urubyaro ukuntu Yesu ari uzi gutanga n'amahoro ukuntu Yesu ari uzi kubakira abantu kuba urugo rwanjye rugihagaze rukaba rumaze imyaka 10 murumva nabiteje agaciro umuntu rero anesha umutwe nenyesho ngo tureke kugerera ngo tureke sinakwishima abantu batari mu rusengero bifatanya maze nanjye bishime nzakina wenda n'ibihugu bimutera ngo bamuze ngo ntabwo nzaba muri korali niba tuvuga muzamenye ko umupaka reka babiri n'abashumba batuyoboye bakaza amasengesho abashumba batuyoboye bakaza amasengesho njyewe nabajije abantu ndababaza ariko abantu badodura ubwabo badodera ngaha kubona barudodeye umuntu rukamupfira noneho abakirisitu nabo abakirisitu b'iki gihe bamaze kwigira nka teremusi ni ukuvuga ati mvugaho ngwe nkoraho meneke nkoraho nje muri iri dini ariko akababwira umuntu uzashobora kuba mu itorero ni umuntu umeze nka teremusi itameneka bayikura hasi ukegura ugasanga ntimenetse naho umuntu umeze nka teremusi yiciraho uwo basaye kuko kwe kuzaba kunini yo nabavuga ngo sinatanga amaturo sinatanga icya 10 sinakwitanga korera ibitabo by'Imana neza
byanze guhinduka n'ubu muri iteraniro kwa ibintu ari bahindura uko uzamura ibiganza kwa ibintu ari guhindura uko ukoma amashyi kwa ibintu ari guhindura uko abona ibitekerezo muri iki giterane kwa ibintu ari bahindura niwe ibintu byanze guhinduka bitarenze Yesu bitarenze abantu ariko bitarenze Yesu uyu mama amaze gutaha umwana buriya yabuze umwuka amaze kugera mu nzu ye kandi yawuzura bose baba baramubuza kubyina baba baramubuza kwitanga baba baramubuza gusenga baba baramubuza iki ahubwo ngo bari bamuherekeje ngo bagiye urusoro nta n'umwe wamugejeje mu rugo ngo bari biteguye gukaraba intoki ariko ngo nta n'umwe wamugejeje mu rugo ndashimira Yesu ko hari ibyo aburizamo hari igihe bigukurikiye ngo bigukoze isoni ariko Yesu akabiburizamo Imana yamucyubahiro Imana yamucyubahiro hanyuma rero iyo arinze nyacara baba ari imfubyi iyo ngiyo acafite uburenzi nyacara baba yururira shaka jeje akaririmba iyo arinze nyacara baba iracanga ufitiye uburenzi ntabwo ari we yohereza humura humura nawe yagiye Imana sawa hanyuma rero kuko mama iyo arinze Petero azokera ahanutse ku gisenge cy'inzu iyo ngiyo aho yagiye none tuvuge iyo arinze cacana iyo arinze cacana hari aho yagiye iyo arinze mirego ku ntego ngo aticwa na rubunda iyo ngiyo hari aho yagiye none se reka mbabazi iyo arinze nyiranda ngo aticwa n'umuti w'isazi iyo ngiyo gifite amaboko na ntabwo gifite amaboko iyo arinze umugore mu gisate cy'ingunguru ntabwo yananirwa kurinda abanyarwanda ntabwo yananirwa kurinda abanyamuko ntabwo yananirwa kurinda abanyacutabura irataha none muri kibabwira ubu tugiye kwirekurira Imana tuyereke kutarenze rubanda icyo yaturindiye kirahari ubundi Imana ikurindira icyo uzamara yabona ntacyo uzamara ikakwicakira kare impamvu Imana yaturinze ni uko hari icyo tuzamara n'iki gitera cyari kidutegereje haleluya hanyuma mwumve ikintu kimwe nsorezaho iyo Uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwacu ubwo ababisha bari baduhagurukiye kiba baratumize humura isuri iba yarateranye ubugingo bwacu ariko Imana ishimwe ko ikigoyi cy'umugoyi cyacitse tukabamo turi bazima izina ry'Uwiteka bwacu uwanditse iyi Zaburi yaravuze ngo Mana ya Yakobo gucaha kwawe kwatumye amagare n'amafarashi bisezerera guhera mu kwa mbere yarabicashe birasezera mu kwa kabiri birabicaha birasezera mu kwa gatatu birabicaha birasezera mu kwa kane birabicaha birasezera mu kwa gatanu birabicaha birasezera tugiye kubona tugeze mu kwa gatandatu none tugeze ku munsi wa 18 izina ry'Uwiteka rihima Imana ikwiye gushima Imana ikwiye gushima amen kino cy'ibishimbo kibaye icyatanu twari tuzi ko udutonde tutazatugeraho ariko Mana ushimwe ko watanze n'udutonde muri Rwanda kwiye amashuri amara y'iyi ntambwe anyibukije inzara zabaye mu Rwanda ariko ngiye kuririmba nanjye muri aka kazi kandirimbe kabisa kamanzi nababwira inzara zabaye mu Rwanda maze basenge
hari inzara yaje, iyo yaje muri 2006 Yesu akinga mwene n'amagaje. Yesu aratugaburira atubeshaho, turya nabi ariko tubaho. Kinga mwene mama, ubwo bivuga ngo mwene cyo kuyasanga kuri kurya, yarangiza akabishira munsi y'ameza, ubundi akakuganiriza akagutasha. Mwana we, aho turahindutse Mana, reka mbabwire inzara wende mwese muzi, wenda nshobora kuvuga izo mutazi kubera ko nashonje cyane. Mana, inzara iraryana, inzara irakurya ikakumenagura umutwe, ukayoberwa iyo utaha, ukareba ibicezi, ukayumva amarira akaza, ariko Mana uratuzi kabisa. Noneho kumvira inzara, hari inzara Yesu yaturengeyemo yitwa toroko. Toroko musaba tarashonje kayibabwira mbayimenya Mana, iyo mubona rero gusimbuka tuba twibutse Uwiteka duhaye ishumba muri toroko. Hari inzara yabaye ejobundi munsi yitwa warwaye cyane. Ko warwaye ntumbwire, ko warwaye ntumenyeshe, ariko Yesu yagiye atugaburira dodo tukabyibuha. Yesu yagiye twimana. Haleluya! Muri warwaye cyane, muri wafashe ute, Yesu yagiye atureba, yagiye atabikora abantu bataha. Hari ibintu yakoze turi twenyine. Hari inzara yaje ejobundi yitwa guma mu rugo. Guma nushaka kujya ku irembo wambara agapfukamunwa, gusa agapfukamunwa wari gukanyuzamo ibiryo, ariko Yesu no muri uranga ngo bihaye agaciro wenyine. No muri guma mu rugo Yesu yagendaga kuhutunga. Mfashe umwanzuro yuko ibyanjye bitarenze Yesu, ngiye kumukorera ubabaye aziyahuye, ngiye kumukorera pe yegereza umuntu uri kumubwira Imana yakurinze, ntibakayicishe n'ijisho bikunyuzemo. Ya yindi yakugaburiye ntibakayicishe n'ijisho bikunyuzemo. Bahaguruke duse Tekanza mukane nabonye bose, nabonye abasibakeya buri ijuru ririshimye. Hanyuma gufata icyemezo cyo gukizwa nibyo byonyine bitagira ingaruka. Gufata icyemezo cyo gukizwa nibyo byonyine bitagira ingaruka. Nta terabwoba tubashyizeho, umuntu uri kubona aje ari kubw'iterabwoba asubire, ariko umuntu uje kubwo kugira ngo Imana izamushyigikire, Imana izamurebe neza, Imana izabaha ubwoko bwiza, Imana izamwishimire.
bafite imitwaro iremereye tuyishyize mu biganza byawe kandi wakubwiye iwawe uzumukiza bakize baruhure ubagire neza ubwiza bwawe n'icyubahiro babe muri bo abagabo rero baje na umunsi wa